impano ntigera igihe isozwa, ntigera igihe irangira, muzabasanga no mu miryango. Hanyuma buri bugufi n'ibirimba natwe twifotoze ntawamenya. uranyumve mana y'abakundana hari icyo umuntu utazavuga amasaka kikwereka hari icyo amasaka azakwereka amarira akayatamaza Be
umve mana y'abakundana. Hari icyo umuntu utazavuga, amasaka kikwereka. Hari icyo amasaka azakwereka, amarira akayatamaza. Muza badahuzagurika. Turanezerewe kuri izi mfura murora hano imbere, umuntu umusaza cyangwa umubyeyi uhagarariye uyu muryango abashe kwakira neza kugira ngo rero muzereje ubwikaze muduhaye turayakiriye muze twari mu byaro kubwikaze muduhaye mu rugo rwanyu turabashimiye. Mwari bw'umugisha kubwo kudwikaze mu rugo rwawe. Murakoze cyane, mugize neza kudwikaze, ariko natwe amasaha marakora nta butinda buhari. Twaje hano dufite icyifuzo, dufite umugambi uko amasezerano twagiranye yageze kuri wa munsi twavuganye. Ubwo rero nazanye n'uyu muryango uri kubona, waje wanjye umbwira icyifuzo ufite, tuvugana ko icyo cyifuzo nanjye ndacyakira. Mu muryango turakwakira nk'umushyitsi mwiza, kandi niba ubyibuka neza uribuka ko twambwiye uti ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu uzampekera. Ibyo tubyumvikana neza. None muvandimwe inshuti, nta kindi cyanzanye, amagambo ururimi ngira ni rumwe, ntabwo nagomba guhindura. Naje ngwekeye wa mugeni wasabye. Murakoze. amashyi n'impundu cyane. ibyo byiza uburyo baje guherekeye umugeni, ukaba umushyikirije, ukaba amasezerano twasezeranye. Ubwo rero tukiri aho tugikomeje, ndagira ngo witondere neza umugeni nakuzaniye ko ari we cyangwa se atari we. Ubwo rero turabivuganira bakiri aho, kandi Imana ibahe umugisha. Mubashimire rwose niba nta kibazo kirimo. Murakoze cyane. Mu ncamake y'ibintu baganiriye, aho abagabo basezeraniye ni naho bahurira. Kurutira abandi akaguha umwanya akagutega amatwi, yaguha urukundo bikaguha umutuzo, nyamara kugendo gasigara ubabaye. Hari umuntu umuhuza akubera imfura, waje gusaza akagusubiza ibusore. Hari uwo mubana akakubera imfura, byaba amahire ukibanira. Uko nguko niko waje mu buzima bwanjye, niba terane nshobora bihindura. Wahaye agaciro amarangamutima yanjye, biba rikaryo ngukundira. Ibyo ndabigukundira. Wowe niba umwe waragize abandi,
ndagira ngo abageni bacu bahaguruke bahagare kuri tapi rouge, kandi abantu baseriva bagaragaza igikoni cyabo ko kizaba giteye, ndetse bafata inkwi barakoranya, mwumva n'icyo bita igishito biraturitse, bamwe bagira ngo ni ikindi kibaye, ariko umwase mwiza, urukwi rwiza rwumye neza, iyo rukoranyije hakavuka igishyito, ifunguro ritegurwa neza. Abantu rero mwegereye iryo funguro murabanza muzane, babanze bumve ko bikoze umunyu, niba bikoze umunyu birimo iyizima, baze natwe kuduhereza iryo funguro. Ikindi ndimo murakoze kubyumva, ndagira ngo mwegere imbere rero muhereze ifunguro aba bageni bacu, barakoresha isahani imwe, hanyuma baze guhereza pare na marene. Si ikimenyetso cyo kubasigira, ahubwo nibo bashaka kugira ngo batere imbere kuko bafunguye imbere. Ndagira ngo bahereze abageni rero, muvaho w'umukwe, ubwo niwe wakira umugore wawe umuhereza ikaze. Imitekere y'urugo ndetse kwihangana akorera imbere hano kugira ngo abandi baze kubafasha, kuko ntabwo yazenguruka muri mwese. Wagira ngo ntibibareba mwari kubazenguruka, nibwo burinzi bwabazanye mwafura mwe. Kujyana n'uyu mwanya batabangamiye amatwi, wagashyiramo ntacyo bitwaye. Twibutsa abantu baje impano ababyeyi, yaba ari za zindi z'imbuto, abantu barazimutse cyane bagira ngo ntabwo natwe tuzi kugira ngo tubigendemo. Ariko umuswa wifashe nabi binyanyagira mu myanya y'intoki. Aba ntabwo bazabinyanyagiza, bazabifata nk'urwunguko n'umubano n'urukundo bibafitiye, hanyuma bibyaza umusaruro. Abandi ngo bahagarare. Itorero basengeramo, kandi umunsi twishimiye ko bakoze ubukwe neza. Itorero twabageneye impano kugira ngo nabo bumve baguwe neza, mukomeze mugire urugo rwiza. Amina. Amakorali yo ku itorero ryose nazo atanga impano. Umwanya wanyu murakoze cyane. Natwe Sara n'umuririmbyi wacu ni presidente wa Holy Spirit Ministries, twishimiye ko uyu munsi yateye intambwe, harimo twamugeneye. Abantu bitegure, nutinda uzayibasangisha mu rugo, nibyo byiza. Ushaka gushyigikira umuntu urabanguka mu byo urimo, ntabwo neza ibimene ibyiza usanga babitwaye. Uhita wihuta kugira ngo ugasantere udasanga ziguzwe zose. Nabonye muzi kuririmba ibi byibananira rero mu ndirimbo imwe ngiye kubaha. Mwegerane mwegerane mwegerane, ndumva nashaka nanjye kugira mu mwuka mwiza. Badirikaye, badirikaye, nimemubona siye badirikaye, nimemubona badirikaye, Yesu basiye badirikaye, nimemubona siye badirikaye, niyo
Twongere dushimire Imana mugire mushya. Haleluya. Amina. Ubwo Satani kuri ruhande haguruke. Ababyeyi bamubyaranye izina ry'ubi hanyuma bigende neza. Hanyuma buri bugufi n'ibirima natwe twifotoze ntawamenya. Impano ntigera igihe isozwa, ntigera igihe irangira, muzabasanga no mu miryango yawe, muzamure ibiganza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, ngaho nimwerekere mu byicaro byanyu. Hanyuma ndagira ngo ngaruke rero, mu Kinyarwanda umushyitsi aragusura ariko akagera n'igihe ngo yazindutse azindukuruka. Kuvuga nanze kukivuga biratangaza. Nyakubahwa kwihangana rero twabashimira uranyumve mana nkabakundana hari icyo umuntu utazavuga amasaka kikwereka hari icyo amasaka azakwereka amarira akayatamaza Impano ntigera igihe isozwa, ntigera igihe irangira, muzabasanga no mu miryango. Turaza twongera twongere dushimire Imana mugire mushya.